Tuguhaye ikaze. Ese nawe wigeze wibaza abahanzi icumi baba barenze cyane mu Rwanda cyangwa se bayoboye abandi? Uyu munsi nkuzaniye top 10 y'abahanzi bafite indirimbo zihagaze neza ku mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki. Ibi bikozwe nyuma y'uko Chris Easy avuze ko umuhanzi waba urenze abandi mu Rwanda ari umuhanzi ufite indirimbo zihagaze neza ku mbuga zigera muri eshanu zicuruza umuziki, twavuga nka YouTube, Spotify, Boomplay, Audiomack ndetse na Apple Music ku bakoresha iPhone. Bana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo utaza gucikwa. Tuguhaye ikaze. Wibuke kwiyandikisha, ukora subscribe, like, share na comment. Wibuke gufungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na update tukugezaho. Twihuse cyane nk'ibisanzwe turaza guhera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Reka dutangire. Ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzi witwa Social Mula, akaba afite indirimbo yise Ma Vie imaze kurebwa na miliyoni 10 mu gihe cy'imyaka 7. Uyu nguyu niwe yaje kugaragara ku mwanya wa 10 w'abahanzi bafite indirimbo zihagaze neza ku mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki. Uyu Social Mula niyo mpamvu yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa 10 w'abahanzi bakunzwe cyane cyangwa se bafite indirimbo zimeze neza ku mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki. Niyo mpamvu yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa 10. Twihuse cyane tujya ku mwanya wa 9 aho dusanga umuhanzi witwa Andi Bumuntu, akaba afite indirimbo yise On Fire, ikaba imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 23 mu gihe cy'imyaka 6. Uyu rero niwe waje kugaragara ku mwanya wa 9 bitewe n'uko yagize indirimbo ikarya hit ariyo yise On Fire, ikaba yararebwe na miliyoni 23. Si ibyo gusa kandi arakunzwe ku rubuga rwa YouTube aho akurikirwa n'ibihumbi 335 ku muyoboro we wa YouTube. Iki nicyo cyaje kuba cyamuha amahirwe yo kugaragara ku mwanya wa 9 w'abahanzi bayoboye cyangwa se bafite indirimbo zikunzwe cyane ku mbuga zicuruza umuziki. Twihuse cyane tujya ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzi witwa Bruce Melody Munyakazi 001 cyangwa se irindi zina waba umwita biterwa n'uburyo wowe ubishaka. Uyu nguyu Bruce Melody akaba afite indirimbo yise Katerina imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 15 mu gihe cy'imyaka 6. Uyu niwe yaje kugaragara ku mwanya wa 8 bitewe n'uko afite iyi ndirimbo yise Katerina yariye hit, ikaba yarakunzwe cyane ku mbuga zicuruza umuziki, twavuga nko kuri YouTube aho yarebwe na miliyoni 15 mu gihe cy'imyaka 6 gusa. Iyi niyo ndirimbo rero ya Bruce Melody yatumye agira amahirwe yo kugaragara muri top 10 cyangwa se mu buhanzi 10 ba mbere bayoboye abandi mu Rwanda bafite indirimbo zikunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Twihuse cyane tujya ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi witwa Shafi, afite indirimbo yise Bana yakoranye na Chris Easy, ikaba imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 18 ku muyoboro wa YouTube mu gihe cy'imyaka 2 gusa. Uyu Shafi kandi arakurikiwe cyane ku rubuga rwa YouTube aho akurikirwa n'abagera ku bihumbi 227. Urumva yuko atari abantu bake cyane rero, bityo bikamuha amahirwe yo kugaragara ku mwanya wa 7 w'abahanzi bakunzwe cyane cyangwa se bafite indirimbo ziyoboye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uyu Shafi rero akaba yaje kugaragara ku mwanya wa 7 bitewe n'iyi ndirimbo yariye hit cyane ku rwego mpuzamahanga yise Bana yakoranye na Chris Easy. Niyo mpamvu yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa 7. Twose cyane tugiye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga umuhanzi witwa Kevin Kade, akaba afite indirimbo yise Sikosa yakoranye na The Ben ndetse na Element, ikaba imaze kurebwa na miliyoni 16 mu gihe cy'umwaka umwe ku muyoboro wa YouTube wa Kevin Kade. Kevin Kade yaje guhabwa amahirwe yo kuza ku mwanya wa 6 w'abahanzi bakunzwe cyangwa se bayoboye cyane mu Rwanda bitewe n'iyi ndirimbo yise Sikosa yakoranye na The Ben ndetse na Element L. Uyu rero niwe waje kuba ku mwanya wa 6 w'abahanzi bafite indirimbo zikunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, bityo bikamuha amahirwe yo kugaragara mu bahanzi bashobora kuyobora abandi mu Rwanda bitewe n'iyi ndirimbo cyangwa se bitewe n'uburyo yariye hit kuri iyi ndirimbo yise Sikosa. Tugeze muri wa mwanya wo kuvuga 5 ba mbere cyangwa se top 5 y'abahanzi bashobora kuyobora abandi mu Rwanda bitewe n'uburyo bafite indirimbo zikunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mbere y'uko tubavuga nagira ngo ngusabe ukore subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo uzajye urushaho kuba update kugira ngo umenye amakuru y'ibyamamare tunyuze kuri umuyoboro wacu wa YouTube.
like, share na comment ni ingenzi cyane kugira ngo tumenye uburyo twazajya tubaha amakuru neza cyangwa se ku gihe cyiza cya nyacyo. Wowe wamaze kubikora turagushimiye cyane, ariko nawe utabikoze nkwibutse ko bibabaje cyane umunsi uzaba ugiye kujya mu ijuru bakavuga ngo ntabwo wemerewe kuko utakoze subscribe kuri Ben TV. Wowe ubikoze ugafungura n'inzogera ndagushimiye cyane. Reka twikomereze cyane muri top 5 y'abahanzi bashobora kuyobora abandi mu Rwanda bitewe n'uburyo bafite indirimbo zariye hit. Ku mwanya wa gatanu turasanga umuhanzi witwa Chris Easy. Uyu Chris Easy akaba afite indirimbo zigera muri eshatu zarebwe n'abagera cyangwa se barenga kuri miliyoni 10. Twavuga nk'indirimbo yise Jugumira yaje kurebwa n'abagera kuri miliyoni 14 mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Iyi ndirimbo yayikoranye na DJ Philipita ndetse na Kevin Kade. Yarakunzwe cyane bityo bimuha amahirwe yo kugaragara muri top 10 y'abahanzi bafite indirimbo ziyoboye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Si yo gusa kuko hari n'iyo yakoze yise Inana yayirebwe n'abagera kuri miliyoni 10 mu gihe cy'imyaka 3, ndetse na Sekoma yarebwe n'abagera kuri miliyoni 10 mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Urumva yuko ari indirimbo zikunzwe cyane rero bityo bikamuha amahirwe yo kugaragara ku mwanya wa gatanu w'abahanzi bashobora kuyobora abandi mu Rwanda bitewe n'uburyo yariye hit kuri izi ndirimbo eshatu umaze kukubwira. Twese cyane tujye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga umuhanzi witwa Element L, akaba nawe afite indirimbo eshatu zarebwe hejuru ya miliyoni 10. Twavuga nk'indirimbo yise Food yakoranye na Bruce Melody ndetse na Rusgana, ikaba yarebwe n'abagera kuri miliyoni 30 mu gihe cy'imyaka 2 gusa ku muyoboro wa YouTube wa Element L. Si yo gusa kuko hari n'iyo yise Tombe ndetse na Kashe, zikaba nazo zararebwe n'abagera kuri miliyoni 14. Bityo biha amahirwe Element L kugaragara ku mwanya wa kane w'abahanzi bashobora kuyobora abandi mu Rwanda cyangwa se ushobora kuba uwa mbere mu Rwanda bitewe n'uburyo yakoze indirimbo zigakundwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki. Twihuse cyane tujya ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanzi witwa Vestine afatanyije na Dorcas. Bakoze indirimbo zigera muri 4 zirebwa n'abarenga miliyoni 10 ku muyoboro wa YouTube. Twavuga nk'indirimbo yitwa Yebo yarebwe n'abagera kuri miliyoni 32 mu gihe cy'amezi 11. Twavuga yose Emmanuel yarebwe na miliyoni 12 mu gihe cy'amezi 7, ndetse n'Iriba n'Ihema nazo zarebwe hejuru ya miliyoni 10. Bivuze yuko rero aba nabo baje kugaragara ku mwanya wa gatatu w'abahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki. Twese cyane tujya ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi witwa Meddy. Uyu muhanzi akaba afite indirimbo zigera muri 5 zakunzwe cyane ku muyoboro wa YouTube ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki. Twavuga nk'iyo yise Niyo ndirimbo yakoranye na Adrien Misago yarebwe na miliyoni 14 mu gihe cy'imyaka 2 gusa. Indi yayise Rose Control yarebwe na miliyoni 15. Indi ayita Queen of Sheba miliyoni 21 mu gihe cy'imyaka 4 gusa. Indi ayita My Vow irebwa na miliyoni 53 mu gihe cy'imyaka 4, ndetse n'iyo yakoze ikaza ica agahigo ikamenyekana ku rwego mpuzamahanga yise Slowly, aho yarebwe na miliyoni 129 mu gihe cy'imyaka 8 gusa. Ibi ni byo biha amahirwe umuhanzi witwa Meddy kugaragara ku mwanya wa kabiri. Si ibyo gusa kandi no ku mubare w'abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga twavuga nka YouTube, aho akurikirwa cyangwa se afite abasubscribers bagera kuri miliyoni 1,710. Iki kikaba ari cyo kintu gishobora kumugaragaza nk'umuhanzi wa mbere mu Rwanda cyangwa se umuhanzi ushobora kuyobora abandi bitewe n'uburyo yagiye akora indirimbo zigakundwa kandi zikamenyekana ku rwego mpuzamahanga. Uyu kandi nawe ari mu bahabwa amahirwe yo gutwara igihembo cya Grammy Award gitangwa na Recording Academy yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyateguwe mu mwaka w'1959, kikaba gihabwa umuhanzi mwiza w'intangarugero yakoranye n'abantu barenze baba producer, aba director ndetse n'abandi bahanzi bazwi cyane ku rwego mpuzamahanga cyangwa se ku rwego rw'isi. Twihuse cyane tugiye ku mwanya wa mbere. Nkwibutse yuko uza kutubwira umuhanzi wabonaga yeza ku mwanya wa mbere cyangwa se utubwire ikintu iyi video yakweretse ndetse n'uburyo watanga umwanzuro w'umuhanzi wa mbere cyangwa se ushobora kuyobora abandi mu Rwanda. Ku mwanya wa mbere turasanga
umuhanzi witwa Israel Mbonyi, aho afite indirimbo zigera mu 9 zarebwe hejuru ya miliyoni 10. Uyu Israel Mbonyi niwe muhanzi ukurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube, aho abafite abasubscribers benshi cyane bagera kuri miliyoni 2,190. Uyu rero yagiye akora indirimbo zikamenyekana cyane, twavuga nk'indirimbo yise Ni Nasiri, aho yarebwe n'abagera kuri miliyoni 89 mu gihe cy'imyaka 2 ku muyoboro wa YouTube wa Israel Mbonyi. Iyi niyo ndirimbo yagerageje kumenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga ndetse no ku isi, mu zo Israel Mbonyi yakoze akazinyuza ku muyoboro wa YouTube. Uyu rero akaba yaje kugaragara ku mwanya wa mbere w'abahanzi bashobora kuyobora abandi mu Rwanda cyangwa se bakunzwe cyane ku rwego mpuzamahanga. Wowe uraza kutubwira umuhanzi wabonaga ari ugomba kuza ku mwanya wa mbere, utubwire n'impamvu ndetse utubwire n'uburyo wabonye ino video, utubwire n'umuhanzi wundi tutashyize muri iyi video ya top 10 y'abahanzi bakunzwe cyane kandi bashobora kuyobora abandi mu Rwanda. Wowe wabanye natwe kuva ino video itangiye kugeza irangiye, turagushimiye cyane, twizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gutanga igitekerezo muri comment ya video y'ubutaha.